Imana ni nziza. Imana ni nziza. Oya muracyari kure cyane. Imana ni nziza. Kandi ibihe byose murakoze. Reka dushimire ko kamere y'Imana ari nziza, kandi twongere dushimire umwanya iba yaduhaye ikaduha amahoro, umutekano, ndetse ikatwemerera ko tuza mu nzu yayo turetse imirimo itandukanye. Imana ihabwa icubahiro. Tumaze kumenyerana rero, kuko hano ndi kuhamara iminsi 10. Iminsi isigaye niyo mikeya. Reka nshimire rero uburyo twabanye neza. Kandi yego twabanye neza. Sinzi rero, nkunze kubaza ikibazo, mbese uracyari mu soko cyangwa wageze hano? Mbashatse kubabwira ngo abantu ibyo baba bari gutekereza babireke, berekeza amaso hano. Yego duhisemo kuza imbere y'Imana rero muri aya masaha cyane, twifuza kugira ngo tubashe kumva iby'Imana iba itwifuriza muri uyu mugoroba. Rero nejejwe nuko turi n'abashitsi. Imana ihabwa icubahiro. Nifuza kumenya aho ibiganza byabo biherereye. Reka turebe. Ndababona, mbese uruhande ko ntababona. Utu tuntu tuba turi kunyica mu maso, ntabwo ndeba neza. Ariko reka, uyu munsi nararitse umusore, ndakeka yaje hari. Ubwo nandi kuguhamagara, burya nageze imbere y'iwawe nsanga y'umwana w'umugira neza cyane. Yabonaga izuba rimereye nabi, nuko ampa intebe ndicara mu mutaka ndugama, ariko nugama ndi kumurarika. None yaje. Nifuza kumuha impano rero. Hari ikibazo kirimo? Kumuha impano ni bibi cyangwa ni byiza? Reka musabe yigire hafi hano. Ntabwo muzi izina, nta nubwo muzi muri make, ariko nabonye yanejeje cyane. Mbese namwe mukunda abashitsi buriya? Yambwiye ngo uko biramera kose ndaza. None yaje. Ipaso wamukora mu biganza uyu mwana w'umukobwa. Yego nanjye ndakuramutsa. Ariko rero Imana iguha umugisha, kandi wakoze. Afite akazi, ariko yavuze ngo arabakaretse amanza aze hano. Mwavuga mena bezi. Abantu bakunze kureba cyane, ukibwira ngo bari kureba umuntu, naho sinzi ibyo bari kureba. Hari abantu bashinzwe kureba hirya y'ibyo bari kureba. Reka nsabe pastor ramumpereye impano yitwa Inama Ikomeye y'Imana. Ni igitabo ngurisha 200 ku Badventiste, ariko ndagihereye umukobwa ubuntu. Uzagisome, kizakugirira akamaro. Kirimo amateka ukuntu Adamu yaraguwe neza we na Eva, bisoza Satani abatunguye abagusha mu cyaha, ariko Yesu arabacungura. Dore yakandagiye inzoka, ubu turaba umudendezo rero. Amen. Paso mumpere iyo mpano, maze umunshimire cyane. Ndaguhereza mikoro niba ushaka kuvuga. Igitabo cyitwa Inama Ikomeye y'Imana. Kandi iyi nama y'Imana ni inama nziza. Ndagira ngo mwese muri hano akeneye inama z'iki? Si byose? Uretse n'uyu tugiye kwiha, namwe mwese mwaje hano muri mugoroba mukeneye inama z'Imana. Amen. Kuko ari inama z'izindi nama zose. Rero mukobwa wanjye, iki gitabo kizakungura ubwenge, kandi si ubwenge bw'isi, ahubwo ni ubwenge bwa ijuru, uzamenya ubwinshi. Kirenze ibyo byose. Ndi mushitsi, nibwo bwa mbere wagera hano nawe? Nibwo bwa mbere wagera hano? Hari impano naguhaye kandi? Namuhaye Bibiliya. Nsaba Imana iguhe umugisha cyane. Urakoze. Turajya dukomeza dutanga impano mu minsi nsigaje. Nta munsi n'umwe buzira ntatanze impano, cyangwa se ngo dutaye ndayitanze. Bari kundangira undi mushitsi, ariko nabe yitonze manze nigisha kuko burije. Si byose? Ndagira ngo tugire amagambo rero twaganira mu bumbure Bibiliya niba mwazizanye kuba zifite. Tugire amagambo twaganira makeya. Ejo twiganye Daniel gice 2, hatwerekaga igishushanyo Nebukadineza yarose, nyuma bigeza harakibagirwa. Muri uko kwibagirwa kwe rero Imana
yahagurukije uwitwa Daniyeli, nagira ngo ibyuma mu byoroshe ndikumva birimo imbaraga nyinshi. Noneho Daniyeli asobanurira umwami ibyo yari yibagiwe, bisoza Daniyeli rero ahawe ubutegetsi mu gihugu cy'i Babuloni, kuko byagaragaye yuko akorana n'Imana yo mu ijuru. Uyu munsi rero ndagira ngo tugire amagambo twaganira ari muri Daniyeli igice cyaho cya 7, ariko ntarahasoma. Ndashaka gusoma mu Baheburayo. Baranditse ngo kwizera ni iki? Ku bashyitsi rero batanzi, nitwa Karenzo Jean Bosco, iwacu ni mu karere ka Burera, umurenge wa Kinyababa, ubwo ni muhagera muzaharara, akagari ni aka Rutovu, umudugudu ni Nyabizi ya mbere, aho niho ncumbitse, niho Imana yemeye ko mba ncumbitse. Yesu ashimwe. Nkaba rero ndi umukorerabushake muri litoro ry'Abadiventiste umunsi wa 7, kandi ni byiza burya kumenyesha abantu inkuru y'agakiza. Nibyo? Ndasoma amagambo ari hano rero mu Baheburayo mu gice cyaho cya 11, ku mutwe w'amagambo uvuga ngo kwizera icyo ari cyo, icyitegererezo cy'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari ukuri. Cyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Haleluya. Abakera rero bari bafite kwizera, bituma uku kwizera, hari amagambo nashatse, aba bari bafite kwizera. Dusomye ku murongo wa 36 hari amagambo aravuga ngo, reka mbere kuri 35, abagore bahabwaga ababo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye kirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganwa rwose tutari kumwe. Haleluya. Abangaba tuzaba turi kumwe. Nsomye amagambo avuga ngo bazeraga mu mashamba no mu bihanamanga kubwo kwizera, ariko barebaga Imana, bigatuma abashaka kuyibakuraho bemera kuzerera mu bihanamanga bambaye impu z'intama n'izihene. Iyi filime muje murayikurura murebe, kubizeye Imana Satani ashaka kubakura ku by'Imana, byasozaga bemeye kwiyamura imyambaro bari bambaye, bakambara impu z'ihene n'iz'intama, bakazerera mu mashamba. Sinzi niba muri mwebwe mwarigeze mukoraho irondo cyangwa se ahantu habaye ikibi, imbeho ya saa 9 z'ijoro, nta muriro uhari, bigaragara ko imyambaro bayikwatse, kereka uruhu rw'intama wambaye. Aba nubwo bagerwagaho n'imbeho, bikagaragara yuko bari kubabazwa cyane, barebaga kuyitaboneka. Burya hari igisubizo kubizera cyabagaho kivuga ngo uyu mubiri ubabazwa ni Imana yawuduhaye. Haleluya. Uyu mubiri ubabazwa ni Imana yawuduhaye. Kanogere mbabwire mu bari hano, impagarike yacu duhagazemo none yavuye ku Mana. Niyo mpamvu ari amaguru, ari amaboko, ari amaso, ari umutwe, ari ibitekerezo n'iki se. Ndetse iwacu hari umukobwa babenze kuko atameze amabere, agejeje imyaka 53. Abasore bakaje kumurambagiza, umwe akabazo undi ati ariko se witegereje mu gituza, undi ati nabonye nta kantu karimo. None bakabaza ngo buriya turamutse tumujyanye akaramuka byaye yakonyesha iki? Byatumye umukobwa asazira iwabo, agejeje imyaka 53, yategereje umusore ngo yamujyana, yaramuguze. Impagarike yacu rero duhagazemo yari yo kuzamura amashimwe ko Imana yaturemye dufite ibyangombwa byose. Haleluya. Muri ibi byangombwa Imana yaturemanye, byatumye abakera bizera bavuga batumva rero ntabwo ari twe turiho, ahubwo ni Imana yemeye ko tubaho. Haleluya. Niba Imana yemeye ko tubaho rero, nkunze kuganiriza abantu iki kintu. Burya hari marayika, hari bibwirizo ngenda numva ariko bitari byo. Ukumva ngo iyo umuntu ngo agiye ngo gusambana, ngo marayika ngo umurinda, ngo asigara ku muryango, ngo nuko ngo umusambanya akaja gusambana, ngo nuko ngo marayika ngo akongera akamucyura akamugeza mu rugo. Marayika asigaye ku muryango bagutsinda muri iyo nzu. Mvuga murabyumva? Ahubwo ijuru ryo
ryatanze abo kukurinda guhera ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Nkunze kubwira abantu mutekuja muri irarira, mutekuja muri shira hejuru ngo hari icyo muri cyo, burya muje muramenya ko twavuye kuri. Yesu ashimwe. Umwana mu nda ya nyina bigasoza avutse afite ibyangombwa byose, igihe kikagera kiga kuvuga, igihe kikagera kiga kurya, akiga gukambakamba, abaye mukuru, ameze ubwanwa cyangwa se ameze amabere, none umaze gukura utazi uburyo wabaye ku isi, ukatangira ukiremereza kuva kuri umuhanga. Abakera bari bafite kwizera, barebaga ku yabaremye bakavuga bati nubwo imbeho iratwica, nubwo biragaragara ko twambara ubusa, bikemera ko dukozwe isoni, ariko turemera gupfa turi mu ruhande rw'Imana. Aba bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe. Uyu munsi wa none baradutegereje ngo natwe tuzagera ikirenge mu cyawo. Ngiye gusoma rero amagambo ari hano muri Daniyeli abantu benshi badakunze gusobanukirwa neza n'iki gice cya 7 cya Daniyeli, bigatuma buri wese uko yiyumva asobanura ukuntu iby'Imana bihagazemo. Nyamara aya magambo ari hano mu gice cya 7 arakomeye. Ejo bundi gusobanura ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni iki? Ubundi ubuhanuzi ni amarenga ariko afitwe n'abantu babiri. Ndavuga Imana yemeye kurindisha ubwoko bwayo ubuhanuzi kugira ngo bapagani batamara kwitorera. Cyo mpamvu Imana ivuga umugore, abazi Imana bakaba bazi ko ari itorero, ariko abatazi Imana bakaba bazi ko ari umugore wambaye ibitenge. Imana ivuga ikiyoka, abatazi Imana bakaba bazi ko ari inzoka isanzwe, ariko abazi Imana bazi ko ari Satani. Muzumva rero byahishwe igice 12 iby'umugore n'ikiyoka ni Satani n'itorero. Itorero ry'Imana riracyahari rero. Yesu ashimwe. Iri torero mvuga ni ryavanywe mu Egiputa, igihe Mose yabukuraga mu Egiputa mu bwoko cyangwa se itorero ari 635 utabariyemo abagore n'abana. Abantu bambutse inyanja itukura nibo bazeye mu butayu imyaka 40 yari itorero. Yego iri torero nibyo ririho n'uyu munsi wa none rero. Umugore n'ikiyoka bikaba bishaka kuvuga ngo Satani kuva Adamu yacumura ukamanuka ukageza uyu munsi wa none tarigera aryama, aracashuka, arashabuza amahoro, arashatandukanya abantu. Sinzi niba rimwe nabwiye ko iwacu hari umugabo yabanye n'umugore babyarana abantu 8, bari bafite bakazana, bafite abakwe 3, none bavuye baherutse kuja gutana, batanira mu rukiko baratanduka. Kamere zabo zahuje bari kubyara abantu 8, ariko bishoje bashaje, kamere zinaniranywe. Nukuvuga ngo kuva cyane kose Satani asenya, kuva cyane kose Satani yica, uyu munsi wa none sibwo yabiretse. Iwacu ejo bundi hapfiye y'abantu bagera muri 4. Umwe yakubiswe n'inkuba agiye kureba umukobwa we yabyaye, muri kunyumva si buriya. Undi nawe yiri wari kuhira ibirayi, buca mu gitondo, yari umugore ubyaye inshuro 8, buca mu gitondo yapfuye. Nuko abantu rero iwacu baraboroga batumva rero urupfu noneho rwakabije. Maguruse ngo ndigisha ndababwira ngo urupfu ntabwo rwakabije, ahubwo nuko rwerekeje inahangaha, ahandi amarira yabashizemo. Ariko imvuga murabyumva. Nubona iki gice cya kinigi cyose hasize umunsi nta muntu bashinguyemo, burya muri Gitarama ho abantu bari kurira. Yego uretse Gitarama ugiye muri Kenya wasanga imiborogo ari yose, ukomeje mukajya mu Uganda nibo gusa, ugeze Kongo amarira ni yose. Urupfu ntabwo rwigeze ruhagarara. Ndasoma rero Daniyeli rero inyamaswa enye muri Daniyeli igice cya 7 ugiye gusoma. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami wa Babuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe, ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli avuga ati mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira mu nyanja nini, muri iyo nyanja havamo inyamaswa n'inenye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza aho amababa yayashikurijwe, igahagarikwa ku isi, igahagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri yasaga n'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconshomera inyama nyinshi.
hanyuma y'ibyo ngo n'indi nyamaswa isa n'ingwe, ku mugongo wayo yari ifite amababa ane asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe ine, ihabwa ubutware. 7. hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, ngo ni inyamaswa ya kane iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane, yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. ariko yari ifite itandukano n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. nitegereje ayo mahembe, mbona muri iryo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 muri yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. ndi gusoma amagambo menshi ntabwo murayumva, sinzi, reka ngerageze gusubiramo gatoya kuri ayo magambo. inyamaswa ya mbere wenda aribyo dufata, iya mbere yari intare, yego. iya kabiri yari idubu, ariko yegutse uruhande rumwe. noneho Daniyeli yumva bari kuyibwira ngo nibyuka iconshomere inyama nyinshi. iya gatatu yasaga n'ingwe, ariko ifite imitwe ine, yego. noneho haza inyamaswa ya kane yaburiwe izina. inyamaswa ya kane yo yari iteye ubwoba, bitavugwa. hepfo bagasobanura aya magambo. ndashaka gusoma uwo mwanya ngaya, nshaka kumva gusobanura aya magambo, gusobanura inzozi za Daniyeli. mukurikire rero. njyewe Daniyeli ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane. nyuma negera umwe muri ba bandi bahagaze aho, mubaza amashiraki inyuma y'ibyo byose, arabimbwira, ansobanurira n'impamvu zabyo. ati navuze inyamaswa, ariko bagiye gusobanura uko bisobanuye. ati izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami, babuhindure bube bw'abiteka ryose. ntamena pe, abantu 2 nibo byumvise. kandi ubwo nageze muri iki cyiciro cyo kwigisha ubuhanuzi, abantu benshi baraje barataha ubusa. yego, icyo nshaka gusobanuraho ni iki ngiki. uwasobanuriraga Daniyeli yaramusobanurira amubwira, tumva rero, izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi. bishatse kuvuga ngo ubwo bwami buhagarariwe n'inyamaswa. ndabaha urugero ku bantu benshi mukunze kugenda cyangwa se n'abatagenda, muzabibona no mu Rwanda. mu Rwanda dufite abitwa abapolisi, sibyo? mbese ntimubona ku ngofero zabo hariho inuma? burya isobanura amahoro, yego. muzi kwigana. mbona abantu muri iki gihe, abantu bigana, wabona basize iminwa nawe ukayisiga, wabona bapasuye nawe ugapasura. Yesu ashimwe. wabona burya ibintu bigenda biza buhoro, wabona abantu basutse nawe ugasuka. ariko muzigane, mwitege ingofero ziriho inuma, tuzarebe, murebe inkoni mwarya mwebwe. ziriya zishinzwe kwambara abashinzwe amahoro mu gihugu, yego. wayigana ukayitegera ingofero ngo mutari kunsubiza. ni ukuvuga ngo amahoro u Rwanda dufite ahagarariwe n'inuma. biri kumvikana hari, yego. ni inyamaswa yitwa inuma. rero ubwami bwa Nebukadinezari bwo bw'abakarudaya bwari buhagarariwe n'intare, yego. cyakora yasimbuwe n'ubundi bwari buhagarariwe n'inyamaswa yitwa idubu. abo ni Abamedi n'Abaperesi. haza ubwami bwa gatatu buhagarariwe n'ingwe, akaba ari Abagiriki, uwitwa Alexandre Mukuru. nabisobanuyeho n'ejo bundi hari kingana ejo. Alexandre yari umugaba w'ingabo, ariko afite abagaba b'ingabo bashoye urugamba 4. niyo mitwe 4: Seleukusi, Antiyokusi, Ptolemy na Kasendari. bari abagaba b'ingabo bazi kurwana rero. ariko Daniyeli akomeza kwerekwa, noneho yerekwa inyamaswa itahawe izina. niyo mpamvu ku murongo wa 19 cyangwa se ubwami butahawe izina 19, mbere ko nifuza kumenya amashiraki y'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo conshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze 3 asanzwe akarandurwa imbere yaryo, ariryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, ryarushaga ayandi gukomera. maze mbona iryo hembe rirwanya abera, ryenda kubanesha. ariko hepfo hari amagambo ahari, kugeza aho umukuru w'ibihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose, igihe kirasohora abera bahabwa ubwami.
ariko nubwo bahawe ubwami ndasubira inyuma gatoya mbona iryo hembe ryameze asanzwe 3 akarandurwa. ubundi aya mahembe agereranya ibihugu 10 babise abakayizari byihuzaga. muzumva ngo habaye intambara ya mbere y'isi yose, ba Hitler bararwana, iya kabiri nabo bararwana, bifuzaga kugira ngo barwane n'isi bayitegeke kuko ba Nebukadineza bayitegekaga na bakuro na ba Alexandre, bisoza bibananiye. niyo mpamvu ibihugu 10 harimo abaheruri, abavandari, abastrogoti, abasipanyol, abaportugali, abongereza, abasuwisi, abafaransa. ibihugu bigera mu 10 byose nibyo byishiraga hamwe ngo birwane kugira ngo bitsinde isi. bisoza ariko muri ibi bihugu 10 hamaze ubundi bwami. ni ihembe ryameze. iri hembe rivanaho ibihugu 3 ibihe abaheruri, abavandari n'abasorogoti. nuko iryo hembe aba ryo rikura rero. ariko Daniel akomeje kuryitegereza abona noneho ryarije ryakaze rirwanya bera hafi no kubanesha. mu magambo nahereyeho rero mu Baheburayo, iri hembe guhera muri 538 kugeza mu 1798 ariyo Roma nkirisitu. munyumve neza uko ubwami bwatangiye. ubwa mbere ni ubw'abakarudaya, ubwa kabiri abamedi n'abaperesi, ubwa gatatu ni ubw'abagiriki, ubwa kane bwaburiwe izina ni Roma. yatangiye mu 1868. kera babaraga bamanura imyaka. iyo dusomye dusanga ku bwa Pontiyo Pilato ku ndirimbo bahoze bari kuririmba, uyu niwe wabambye Yesu ku musaraba. cyakora kuko babaraga bamanura barazamura, noneho bisoza kugeza muri 476 habaho Roma yari isanzwe yitwa pagani ivaho, hajaho Roma nkirisitu. iyi Roma rero nkirisitu murahari ko Daniel yabonye irwanya bera hafi no kubanesha. impamvu yabarwanyaga niyi, ariko dutahana ndekera aho ngaho muri uyu mugoroba nakangaka. impamvu yabiteye niyihe? iyo nyamaswa ya kane, nikamanze soma aya magambo kugira ngo ngere ku cyo nshaka kugeraho. maze wawundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose. buzaconshomera isi yose buyisiribange buyimenagure, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo amami 10. ibi nabisobanuye. hanyuma yawo hazaba undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere. iyo niyo Roma nkirisitu rero, kandi azanesha abami 3 ni abavuze ibihugu, abaheruri, abavandari n'abasorogoti. niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera b'isumba byose. azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. impamvu abizera bakera bakundaga Imana bemeye gupfa bakarenganwa, nuko Roma nkirisitu yashatse guhindura ibihe n'amategeko. mbese no muri iki gihe ibihe byarahindutse. kambwira bari hano mu gatahane nako, burya Imana ikirema isi n'ijuru. haleluya. mbere kuwa mbere yaremye umucyo, kuwa kabiri isanzure, kuwa gatatu itandukanya amazi n'ubutaka, ku butaka ishyiraho ibimera, kuwa kane biva bibiri, ikiva cyo kuvira amanywa n'icya nijoro kitwa ukwezi n'inyenyeri, kuwa gatanu irema ibigenda mu kirere n'ibigenda mu mazi, ibiguruka mu kirere n'ibigenda mu mazi. kuwa gatandatu mbere ya saa sita irema inyamaswa zigendesha amaguru ane, nyuma ya saa sita Imana iravuga ngo tureme umuntu. kuwa gatandatu rero imaze kurema umuntu na za nyamaswa zigendesha amaguru ane, ubwo harimo n'inka. burya inka twavukiye rimwe, uretse ko zadutanze. Yesu ashimwe. kuwa karindwi rero Imana iraruhuka. Imana imaze kubona ko ari byiza iraruhuka. bwaragorobaga bugaca, uwo ni umunsi wa mbere. ibihe byahindutse rero. ubu abantu benshi bicaye hano, abize n'abatarize, bazi ko umunsi utangira saa 6 z'ijoro. kandi ibi natwe twarabishegeraga cyane. Yesu aravuka, ngo aravuka ryari? ngo aravuka saa 6 z'ijoro. kandi umunsi utangira nimugoroba izuba. nimugoroba izuba rirenze, ariko isi yose izi ko umunsi uratangira saa 6 z'ijoro. ibihe byarahindutse rero. niba uzigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. amategeko nayo yarahindutse mu gitahane. amategeko y'Imana yarasanzwe ari icumi. tukiremera igishushanyo kibajwe. 3, tuzavugira ubusizira ry'Uwiteka Imana yawe, kandi uzibuke kwezi umunsi w'isabato. mbese naryo ni itegeko buriya. 5, uzubahe so na nyoko. 6, ntukice. 7, tugasambane. 8, ntukibe. 9, ntukifuze. oya, tugashinga
Ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Irya 10 ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa inzu ye cyangwa ikintu cyose cya mugenzi wawe. Aya ni amategeko 10 Imana yatanze kugira ngo abazakunda Imana bakayikurikira. Iyo dusomye Yohana 14:15 hari itangazo rihari, ni mu nkunda muzitondera amategeko yanje. Cyakora nanje njasaba Data Mwuka Wera niwe uzabana namwe. Haleluya. Buryo umuntu harimo Mwuka Wera amurinda gukora ibibi. Mu gihe isi imaze kuzura abakora ibibi, iyo Mwuka w'Imana kurimo akurinda gukora ibibi. Rero itangazo riratangazwa, ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data aboherereze Mwuka Wera niwe uzabana namwe ibihe byose. Haleluya. Nuko aya magambo akaza rero, none amategeko yahindutse na yaye. Muzumva amagambo avuga nizagatigisi zifite hano zigenda zivuga ngo umunsi w'Imana wari usanzwe ari Sabato. Yego ndasoma icyitegererezo kimwe hano muri Luka, nse nk'ushaka gusoza, reka nsome amagambo ari hano muri Luka nuko ndekera aho ngaho. Mbese amategeko yahindutse na yahe? Luka 23:50. Reka nirukanke masome nuko mbareke mutahe, kandi mwakoze kuza, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Haleluya. 23:50 ngiye gusoma ku magambo avuga ngo Yosefu ahamba Yesu. Mwahageze? Umuntu witwa Yosefu yari umujyanama wo mu Bayuda w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka. Uwo yafatanije n'inama zabo z'ibyo bakoze. Yari Umunyamataya umudugudu w'Abayuda, nawe yategerezaga ubwami bw'Imana. Nuko aje kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, arayibambura, ayizingira mu mwenda w'igitare, ayihamba mu mva yakorogoshowe mu rutare, itarahambwamo umuntu. Hari ku munsi wo kwitegura Isabato yenda gusohora. Mukurikira ahantu Yesu bagiye kumuhamba, ari umunsi w'imyiteguro y'Isabato igiye gusohora. Ndagira ngo nabashitse akaba gatahane, nsabe na wa mukobwa navuze ngo nararitse akakana kumve neza. Yego ndi gusobanura uko igihe amategeko yahinduriwe. Yego rero ndasubira muri aya magambo gatoya ngaha. Uyu Yosefu arayibambura, ayizingira mu mwenda w'igitare, ndi ku murongo 53, ayihamba mu mva yakogoshowe mu rutare, itarahambwamo umuntu. Hari ku munsi wo kwitegura Isabato yenda gusohora. Nuko abagore bavanye na Yesu Galilaya bamukurikiye, babona imva n'intumbi ye uko ihambwe, basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu, kandi ku munsi w'Isabato bararuhuka nk'uko amategeko yategetswe. Amen. Se ndasubiramo, basubirayo abagore batunganya ibihumura neza n'imibavu, kandi ku munsi w'Isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Uko niko itegeko ryari riri ngo uje wibuka kweza umunsi w'Isabato, mu minsi 3 uje ukora abari ikoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi ni Isabato y'Uwiteka Imana yawe, uzagira umurimo wose ukoraho. Niko itegeko ryari riri rero. Aba bagore bari bavanye na Yesu Galilaya, bari gukurikirana ukuntu bari kumufata, ukuntu bari kumuteragirana kwa Kayafa no kwa Pilato. Burya abagore ngo basanzwe ari abanyembabazi, niyo mpamvu hazaboneka ngo abagore benshi bazaje mu ijuru. Yesu ashimwe. Mu gihe intumwa zari zatatanye z'abagabo, abantu bose yigeze abahimikati bose bari kuvuga batumva ntaca amazina abambwe, abagore bakurikiranye iyi filime igaragaza ko Yesu bari kumurenganya, bisoza bavuze batumva rero tubonye uko bamushinguye, tugiye gushaka amavuta ari guhumura, uramurambo turawusiga. Mbese abagore bakundaga Yesu cyangwa baramukundaga cyane. Bisoza rero bageze iwabo bari gutegura amavuta meza, Isabato biratangiye, bararuhuka nk'uko amategeko abivuga. Kuwa mbere rero kuzuka kwa Yesu, kuwa mbere w'iminsi 7 kare mu museke. Yego baja ku gituro, b'abagore bajanye bya bihumura neza, batunganije,
babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro, binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. bakinguye mu kantu, abagabo babiri bahagarara aho bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati niki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akirigarira ati umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe maze azazuke ku munsi wa gatatu. Haleluya. Rero Yesu yapfuye ku wa gatandatu, ari abenshi bita ku wa gatanu. Ubwo isabato yari igiye gutangira, abagore bajyanye amavuta, babagiye gutegura amavuta bazasiga umurambo. Isabato itangira batari basubira kuja kureba umurambo, kandi ubwo muri kunyumva rero ndashoje. Isabato bararuhuka, ubwo Yesu nabaruhukiye mu gituro kare ku cyumweru. Bazindutse bavuga ati aya mavuta turayamusiga atari yanuka. Basanga umwami Yesu igituro yarahambwemo cyabirindutse, bakiguye mu kantu. Abagabo babiri b'abamarayika barababonekera, baravuga batumva rero ibyo muri gushaka turabizi, mureke gushakira umuzima mu bapfuye, ntari hano ahubwo yazutse. Yesu yarazutse, rero tugomba kubyamamaza hose. Haleluya. Yesu yarazutse, kandi Yesu ni umukiza. Yesu arababarira. Haleluya. kandi Yesu agira neza. Impamvu agira neza niyo wakwita ku mfubyi, niyo wabana n'abapfakazi ntabatera inda. Nongere mbabwira aba bantu bari hano, mbona abagabo benshi bakunze kwihambira ku bagore ngo bari kubafasha, ari kumufasha, ari kumugirira neza. Uwiwe yaragiye akamugurira isabune ya 200, akazamugurira amavuta ya 800, bikazasiga muteye inda ya 3,000,000. Impamvu uvuze 3,000,000 siniye, umwana uzavuka akamuhakana sinigeze mubyara, nyina akarwana nawe ari kumutangira mu shuri, akarwana nawe ari kumugurira imyenda, niwe uzagerageza kumukorera ibyabonye byose ku sabune ya 300 n'amavuta ya 800. Ariko Yesu yamubanye, ushaka wamuhamagara nijoro mu gicuku kandi yakwitaba. Abantu benshi baranenda, umuntu ashobora kukunena akurikije ukuntu urwego rwarimo. Ntabwo umukire bamuhamagara ngo ntabwo wahamagara umukire ngo vayo umubarize hafi n'umusarani. Yakweba ati niko ubundi ubona nje nawe turesha, ariko Yesu wamutakira no kwituma akumva. Niyo mpamvu Yesu atandukanye n'abandi, nubwo abantu benshi batamwumva neza, abantu benshi bakaba babitekereza nk'agahato babashiramo, abantu benshi bakabyumva nk'aho ari iterabwoba babaha. Ariko Yesu waturemye, Yesu wadupfiriye, Yesu watubambiwe, arahamagara buri wese ngo mukunde nawe ukomeze amategeko ye. Niramukumaze kuyakomeza, bugisi dutuye yuzuyemo ibituro, kandi mu gihe gito imva zizakinguka, abera twimugwe tujeho tutazongera guhamba. Muri uyu mugoroba wibaze, bese igihe uzaba wamaze gusinzira ndi uzagukangura iyo wagiye. Uyu ni Yesu gusa, nta wundi ufite imfunguzo z'ikuzimu kereka Yesu wenyine. Ndabarika buri wese muri uyu mugoroba, urasabwa kumukunda, nta muntu umuguhase, ahubwo kuko yakugiriye neza. Yakugiriye neza, ni bande babona ko yabagiriye neza. Umukunde rero, utarereye kuri banyoko, utarereye kuri baso bashobora kumwanga kuko nta gaciro bamuha. Uzamukunde, umurereye mu byanditswe byawe uzamubona. Mu gihe udashobora kumubona kwa mubyara wawe, ariko muri Bibiliya wabona Yesu ko yakugiriye neza. Imana ihira ikiganza cyawe, kandi Yesu mwiza uzi gukiza, akiza umutima wawe. Ibyakunaniye ubimuhara bishobora, kuko niwe wakuremye, mu izina rya Yesu. Ndashoje, kambifuriza umugoroba mwiza.